yego barijwe n'iki rero yego ubu bose mu itorero rya Pantekote mu Rwanda ADEPR nta muyobozi n'umwe nta mushumba nta mukonabo agahinda none itorero rasigara ridafite abayobozi se umushumba mukora biyobora wenyine agahinda none ko ayoboye itorero rya Ntora akaba regional w'ururembo rw'umujyi wa Kigali akayobora na ADEPR ku rwego rw'igihugu ugira ngo byamunanira se wamufasha se ye wagiye ukamufasha ashimira nshuti mudahwema gukurikira izi shene zivuga butumwa bwiza buzima bw'ibivugwa hirya no hino mu gisata cy'iyobokamana hibandwa ku itorero ryacu ry'umwuka wera ADEPR tureba cyane impamvu turi kuhahanga ijisho ni umurimo mwiza turimo turakora kubera Kristo yadusigiye umurimo aravuga ati nimukore mbye mbaye nsubiye mu ijuru kwa data aho ngaho mbaye nsubiye ariko Yesu azagaruka azagaruka biteguye bazi ko Yesu azagira gute azagaruka n'impamvu nyine turi gutunga itoroshi ahangaha mu itorero ni uko rizataha ni ukugira ngo umugeni wa Kirisitu arusheho kwitegura yitegure turi kandi ahora ari maso kubera impamvu dutunga mu itoroshi ni ukugira ngo turwanye cyane umwuka wa Satani ushaka kubuza itorero kuzataha amen ariko se uriya ngabo basuhuze turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mwebwe muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uriya igihugu cyacu ngenda gikunda kiraryoshye rega gitemba amata n'ubuki imisozi igihumbi gifite amahumbezi meza amazi aturuka mu misozi aryoshye yawe yego ndagikunda kiraryoshye cyane rwose ndagikunda ku rwego wari wagira Nyabihu wumva ukuntu haba hari akayaga keza kahuje Rusizi ingo sha hari hafi y'ikivu na za Kayove haba hari akayaga keza yewe ariko muzaze mwebwe muri kutwumva muri hirya no hino ariko bari abantu muzaze baje bagatembera urw'ababyaye akunda kare kanyuzeho abari muri Afrika y'Iburasirazuba abari irwota masimbi muri Aziya no muri Europe cyangwa bakumva ururimi tuvuga yego Neba uburinzi bw'Uwiteka nibane namwe n'imiryango yanyu yose amen ariko wabasabye bakadukandira kuri sabo hano kuri shene abageze kuri izi shene zacu ubwa mbere ndabinginze mu izina rya Yesu mu izina rya Kristo Yesu ni mukore subscribe like shene ndetse na comment dufatikanye rwose kurwanya umwuka ushaka gutuma itorero ritazataha ariko nanone hari abantu batazi gutandukanya itorero n'idini toro ryarindi ryavuye mu bise by'amaraso ya Kristo igorogota cyagihe nese ugira ngo bari kunene bangaye abari kunene bangaye twese se turi kunda nyine kuba twarabatijwe mu mazi menshi tukaba mu idini wari ko abanyedini bakunda ibyabo ibigaragara byabo kanya oya mu idini ni umuhanda wo kugira ngo tubashe kugwiza mu mitima yacu inzira z'igisiyoni ababyemera nkatwe Imana bamugisha mu izina rya Kristo Yesu ngiye ne twabigira Imana rora yego tubahaye ikaze yego none ahantu twatunze itoroshi bimeze bite bimeze gute rero ubu nzanye makuru atari meza ni inkuru y'incamugongo none wayareka mu itorero rya Pantekote mu Rwanda bazanye amakuru ngezeho mu kanya inkuru y'incamugongo yarijije abana bakecuru imfubya bibana abapasitore bakontabure n'inkuru y'incamugongo barizwa n'iki wezi byabaye ntabyo nzi wamenye ibyabaye ntabyo namenye kuva itorero ryagira ku isi ryagira mu Rwanda hongeye gucikamo igikuba inkuba ngo igikuba ubwo cyaba gitewe n'iki n'impinduka impinduka ariko nta gikuba ziteye nk'amakuru se yambe numve mu itorero rya Pantekote mu Rwanda ADEPR abashumba bose uko ari 143 abakontabure uko ari 143 bose bahawe inzandiko zo kubasezerera burundu ushigenda iriya ni inzandiko zo kubirukana zibirukana babirukanye mu mirimo bari bariho iyo bavuze ngo inzandiko za burundu ni ukuvuga ko umushumba wari uyoboye itorero paruwase bamwirukanye burundu ajye guhinga kontabure wacugaga umutungo wa paruwase nawe bamwirukanye burundu ajye guhinga none abadafite aho bahinga
hajya wora hafite yego nanjye ngiye nawe mfite yego nese Imana ntitubesheje ntitubeshejeho nese turi abagabo babi ntibambwire muri kamera harakombe ntagerageje nabyandika bwaho muri comment section bose babasezereye burundu yewe ikibazo ngize ninde wabasezereye ni Kristo si wabahamagaye ntibari bari mu muhamagaro oya kutansubiza uzi mpamvu nagusubiza ibyo byose ntabwo ari amata oya ibi bitukuro byose ntabwo ari inyama ariko bari mu muhamagaro bahamagawe nande na Kristo ntabwo nemeranya nawe kubera iki se kubera iki uzi mpamvu ntemeranya nawe se umuntu uhamagawe n'Imana none uremeranwa n'uwabirukanye kubera iki kuko niwe bafite ububasha abafite ububasha se niwe bahamagaye none se bafite uko basezeranye bari bamaze igihe none se ubundi none wabirukanye ni Tomu ni Kristo ni Samuel na Tomu na Sibomana ni Sibomana izo ni manda zarangiye birukanwe n'umushumba mukuru wa Pantecote mu Rwanda ADEPR nyakubahwa Pastor Ndayizeyizayi none agiyeho mu gihe kingana iki imyaka 5 none abo bashumba babatijwe ryari bari bamaze igihe kingana iki 5 bafite konta oya baba umubatizo w'amazi menshi bakira Kristo bakira Kristo nk'umwami n'umukiza bari bamaze igihe babatijwe ryari uriya mubatizo ntabwo ukuraho ibyaha yego ntabwo uraho ibyaha ariko ni ikimenyetso cyo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ibuka ko Yesu yavuze ngo ni ukuri utabyawe n'amazi n'amaraso ntazabasha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru noneho ngende ndashaka kumenya aba ngaba bari bamaze igihe kingana iki barabatijwe abo bashumba birukana bashobora kuba bamaze imyaka 20 yego tugarukira nishaka ibicumi nishaka bitanu nishaka oya reka duhere ku 10 umushumba wa ADEPR amaze imyaka ingahe kuri manda si ndiye ku 6 kuko yatangiye wa 6 yego nose mu bashumba bari bamaze imyaka 10 cyangwa 10 ningahe cyangwa 20 umuhamagaro barimo aje asanga atari Kristo wabahamagaye ari Samuel wabahamagaye ari Tomu wabahamagaye ari Sibomana wabahamagaye aravuga ati kubera ko ari Tomu na Sibomana babahamagaye cyangwa Samuel ngenda birukanye ariko reka mbwiye abadukurikiye nawe nkubwiriremo ngo nkubwiriremo muri rusange yego wabona menye ko ibihe byagindutse ibihe byo mu itorero ibihe byarahindutse none si ibihe byo mu itorero byari bingahe ibihe byo mu itorero byari bingahe padiri yaravuze ngo bihora bisimbura n'iteka buri muyobozi nshaka kuvuga yuko buri muyobozi azaniriye none se babirukanye ngo bave mu muhamagaro bajye bajye guhinga none se aho uwo muhamagaro bakoraga ninde urahajya bahamagawe nande se bahamagawe na Kristo nyiri itorero Kristo niwe ubirukanye nyine nanjye nicyo ndi gukubaza ni Kristo birukanye uko mbyumva umushumba mukuru wa ADEPR niwe bashyize ku munzani kubera iki yego niwe none nijwi yumvise rya Kristo se rimubwira ngo bashyira ku munzani uko ngewe nizera batwigishije ko wumvisha ngo yikozwe mwisi no mwijuru Imana yabyenda ibyo ntabwo mbyemera ushingira kuki nshingiye ko ubwo ushatse kumbwira ko ari ijwi yumvise cyangwa se ngo ari Imana yamwongoreye ikamukoreramo ikamubwira ati irukana abo banyamuhamagaro nzazana abandi yego ngo ni mwisi ngo babikozwe mwisi kuko mu ijuru abyemeye simbyemera kubera ko Bibiliya irambwira gutya igice cya 7 cy'ubutumwa buza bwese ko kwanditswe na Matayo hari sinibuka ku murongo wa kange kumanuka hasi ngo kuko na Satani ubwe ajya yigira marayika w'umucyo none ushaka kunyumvisha gute ko ari Imana nibihe bimenyetso ufite by'uko Imana yamubwiye ngirukana abanyamuhamagaro yakamubwira akantu utaruzi umushumba wa ADEPR ntabwo bagira warubizi ntabwo bagira none ziko bazutishingira ku gihungu ndagi nuko reba umuntu utaragiriye imbabazi umupastor wamusezeranyije ntagiriye imbabazi nawe yamwirukanyemo yamwirukanye kera ntagiriye imbabazi uwamubatije ntagiriye imbabazi wumvishe uwamusengeye abana be akabahesha umugisha yego bose pyo nimugende ubundi se babarubwire yego byakozwe gute ni inama bateranyije yabandikiye ntarakubwira uko byakozwe
reka manze nkusogongeze aho ni sawa ntabwo bagira mu cyiciro cya mbere yasezereye wabonye ukuntu yasezereye abantu bakagihungabana bamwe bagiye mu bararize icya kabiri abakozi barenga 6,000 barimo n'abapasitori baruhiye itorero yego wabonye ukuntu barize icyiciro cya gatatu nasezerewe uyu munsi mu kanya uyu munsi gute hari inama nabo barize bahamagaye barize byarenze no kurira reka tubisobanure hari inama zabaye ku rwego rw'igihugu biravugwa ko umushumba biro nyobozi ya ADEPR n'abashumba b'indembo kuri iki cyumweru cya 15 baraye kuri hoteli bari kubirukana mu nama y'umurimo w'Imana ariko bari umurimo w'Imana reka tubifate gutyo baraye mu nama oya have uretse utaca mu ijambo abo bashumba 130 na bangahe oya biro nyobozi 5 n'abashumba b'indembo 5 bari muri nama kuri hoteli buca mu gitondo kuri tariki ya 16 buri wese agenda mu rurembo rwe agiye guhura babashumba b'indembo 5 agiye guhura n'abakontabure n'abashumba muri urwo rurembo ku Gisenyi rero ururembo rw'Iburengerazuba bahuriye ku Gisenyi baturitse Kinyakabwende mu Bugarama Nzahaha Mashesha yego ariko tukira ku kirurembo rw'Iburengerazuba batarushyize Karongi ngo bashyiremo hagati na hagati byatewe n'umukoresha wabo mukuru ari umushumba wa ADEPR aho yashatse kurushyira aho yabishatse aho yabishatse ubwo se abantu kuko bari ku Icyangugu yego bari barurenze Ikarongi centre mo hagati nyine muri centre nicyo narimvuze kibatashyizemo hagati na hagati ibisabwa ngo abagisenyi bajye baza cyangwa baze bahuremo hagati kubera ko uhujuje ibisabwa genda ariko nawe ntugashaka noneho mu mujyi wa Kigali inama yari guhuza abashumba bururembo rw'umujyi wa Kigali n'abakontabure yari kubera Nyarugenge hanyuma cyahoze none ubwo siho yabereye nyine none ndabitangaza n'umugoroba wabi bitangaje nikibura kongera ko nababwiye ko abakunze bacu nzanimbahera amakuru ku gihe bucya mu gitondo babihinduye babijyana he inama yabereye kuri hotel kuko bamwe bashumba n'inshuti zacu turabashimiye Imana ipayipigisha turabashimiye n'abakontabure baciye kabatirora agahinda karatwishe barizwaga n'iki baradusezereye burundu abakontabure tubaradusezereye burundu kurya biratunaniye agasamake bari baduteguriye karatunaniye kuko bari baduteguriye karatunaniye dutashye nta kintu twifashe mapfubyi Imana iturengere abana bacu n'abagabo bacu n'abagore bacu bataza kuduserereza ako mana muri mu gihe cy'agahinda nange nari ngiye kubabaraho gato ariko ndababaye nanjye none se ubwo mfata amasegonda 30 nifatikanye nabo arashitse nibihangane isi niko imeze ariko ngewe nagaruka mbaza ngo umuhamagaro basi urahabwa bande ibintu uri kuvuga reka wazajye witonda kuko nitonde igeze nitoro rya ADEPR nta muhamagaro kirimo uhamagawe nande na Kristo none reka ubu byahindutse akazi haba handi hose ariko nanone no guciye mu ijambo Yesu aracyari mu kazi aracyahamagara kandi ahamagara bize n'abatarize ariko ku ngoma yizanye ariko oya ubu none ibyo byo subizayo iryo vuze ryo risubizayo ku ngoma y'Pasi ndayize ngo ngahamagara bize n'abatarize kuri ubu Yesu ari guhamagara bize gusa none se Yesu baramutegeka Yesu baramutegeka ngaho rero cyageko bamujyanye Gorogota se ko bamutegetse kurira igiti bakamumanika ni bande bamutegetse abaromani none tuvuga yuko bane bashumba basezerewe n'abakontabure bajyanye Gorogota se bajyanye Gorogota abo babategetse nyine bagende baragiye nyine babajyanye Gorogota reka mubwire impamvu bajyanye Gorogota ntago byahura Gorogota ni Yesu gusa reka mubwire bavuga ko ikigeragezo gifite ibice bibiri hari ikigeragezo hari igishakwe hari igisitaza hari igihanda none ubwo cyoro cyaba ari igihanda cyaba ari igishakwe kubera cyaba ari igisitaza ahubwo cyaba ari igisitaza kibashyizwe imbere kubera umuhamagaro kuvuga no gutaruka none se ngiye mbwira nyine abashumba b'indembo bakimara kugenda bagiye iwabo nabo bahise ko bahamagara abashumba bose barabaza ako kanya amatangazo bahise bayatanga kuri telefone kuri WhatsApp no kuri email
bo ntibabahamagaye ngo babateranye babaganirize oya bo bagiye bahura ku cyiciro cya buri rurembo bateze basanga ku cyiciro cya buri rurembo bashanga umushumba w'ururembo kuko mu mujyi wa Kigali bahuriye kuri Dove Hotel yego barijwe n'iki rero yego ubu bose mu itorero rya Pantekote mu Rwanda ADEPR nta muyobozi n'umwe nta mushumba nta mukonabo agahinda none itorero rasigara ridafite abayobozi se umushumba mukora biyobora wenyine agahinda none ko ayoboye itorero rya Ntora akaba regional w'ururembo rw'umujyi wa Kigali akayobora na ADEPR ku rwego rw'igihugu ugira ngo byamunanira se wamufasha se wagiye ukamufasha icecekere mwana none se abakontabure yego mbundi ni kuki ubundi babasezereye mu kwezi mo hagati badategereje kwezi kukurangire cyangwa kuki batabasezereye ukwezi kugitangira bakaba babasezereye mu kwezi mo hagati none se 16 kuki babasezereye mu kwezi mo hagati kutarangire bari barabasezereye babaha inzandiko z'integuza z'iminsi 15 yego iyo minsi 15 yarangiye ku itariki 13 yego urabona ko harenzeho iminsi 2 noneho bivugwa ko umushumba mukuru yateye imibare aravuga ati nina basezerera abashumba 143 abakonta 143 ndabaha akayabo kama miliyoni reka ahubwo masezerere yego kuko itegeko rivuga ko itegeko ry'umurimo rivuga ko iyo umuntu afite urwandiko rw'integuza itariki ya 15 ikagera kiri mu kazi uko kwezi birakumuhembera ariko we yavuga ati kuva nirabahaye inzandiko z'integuza reka mbahe inzandiko za burundu zo kubasezera burundu kandi abashumba n'abakontabure barangira kwisetinga mu bitekerezo ko uwo mushahara bagiye kuwuhekenya none ubwo baragura iki amakara birangiye batawubonye yo mana wenda bihaganishije nese ubwo ayo maturo bazayagira bate kandi yaragenewe abo ngabo amaturo se bazayagira bate bako yarya barahariye hari abantu Imana igiye kugira guhagurutsa natwe ubwo baraduhaho 5 twinywera ikacyayi icecekera kugira ngo umushumba guhe 5 kugira ngo umushumba guhe 5 ariko yabimba kugira ngo umushumba guhe 5 yabimba waruzi ko mu biterane oya buratse nararenga aho ngaho urajya kumbwira ngo umushumba ntiyabimba ntabwo yabiguha yabimba gute se biciye mu zihe nzira umushumba akaguhamagara akanyera 5 reka tuvuge ngo umwuka cyangwa ibitekerezo akamusanga avuga ati uriya mwana rwose mwihere 5 yinywera akacyayi ubwo birabibaye reka rero mubwire wazajya mu ijuru udapfuye ariko nawe ntugakabye aho ngaho ntugakabye rwose yaba afite umutima ungana gutya se wazajya mu ijuru udapfuye wo kugugumira gutyo kuko yanyema 5 nani umunsi batakora ibiterane abashumba benshi harimo bakeya bafite umwuka wera mukundana muri kumwe ako kanya mwicanye kuri podium mugiye ku meza gufata ifunguro bakagusengera ataheza n'ijoro ako kanya nta wongera kuguhamagara nibura ngo kubaze wageze amahoro hari abagiye bamamagara ariko ni bangahe ni nka 2 ngiye kukizamini umaze imyaka myinshi wubatse urugo yego ni bande bashumba bageze mu rugo rwawe nyengubwe kari nka 2 kumpamagara banageze iwajya abo bagabo bangahe se bakandagiye mu rugo rwa abashumba 2 bese ni umuziranye bonyine ni benshi tuziranye ariko abaguhamagaye se ni bangahe muri covid se baguhamagaye ni bangahe ariko ako karagaciyemo ntabwo nanjye ntabwo batagira ngo turi kubasabiriza 5 ariko n'umwuka bayoboye ukabimba nabitora nkabinywa akacyayida kuvuga no gutaruka ngaho yategereze umushumba watepe naho ugura fanta ariko mushumba reka ngwigige mujumba bukuru rwose nyakubahwa takwemera nakugurira funguruza rora akaguhamagara akaguhumba 10 azayira kuba 2 biciye mu zihe nzira naguha 20 zara kuba 2 naguha 50 zara kuba 2 yes kandi uzabivuge usecere kuri kamera witangaza nzabivuga ako nakari gaciyemo ako karagaciye twikomereze ni impamvu rero uvuga ko basezerwe burundu bari bafite inzandiko z'integuza z'iminsi 15 umushumba mukuru yatiye imibare
abona itariki 15 zageze kuko itegeko rivuga ngo iyo umuntu yahawe inzandiko z'integuza itariki 15 kagera yego bamuha umushahara w'uko kwezi uyati murasanga na mami nakayebo kama miliyari nawe reba umushumba wa ADEPR ahembwa ari hejuru ya 500 ko ntabwo ahembwa ari hejuru ya 250 kuba noneho n'abantu 280 nabangaye yego uri kubataka kayo kamafaranga yararimo bose rero abahinzandiko ariko ngewe icyo mbona burundu bose bararanya agahinda ngewe icyo mbona rwose wari uzi ko n'akagasama kiro bateguriye n'akagakoko n'akagafi n'akagafanta n'agapotashe nta n'umwe agiye gukama ese ndakanywa se karamanuka ubu se ndataha mu muryango wanyu ariko birababaje byo birababaje nose niba umuntu yari yavuze ati ndaza gukuraho amakara nundi tingu ndaza kubonaho kagaze kuko kwezi undi avuga ati umwana ku ishuri gutya undi atakadene nari mfite biraza kugenda gutya none bikaba bikubiswe mu mazi mu basezerewe harimo abujuje ibisabwa harimo abarisansiye harimo abafite post graduate barimo ngewe makuru ndafite kubera ko ngewe nzi ko abari gusezererwa n'abantu batize ngo tegereza none se niba babasezerera abo bose za miparwasi 30 zayoberwa nabande reka tukura abantu mu rujijo umushumba mukuru wa ADEPR ntabwo bagira yego okay imana muhemegesha imana imuhimigisha kubera ntabwo bagira none reka nge msoza iki kiganiro mvuga ngo noneho tutarasoza reka tuvuge ibintu bibiri impamvu ntabwo bagira abantu yasezeye mu cyiciro cya mbere bari barize bamwe bageze ihungabana abo yasezeye mu cyiciro cya kabiri ni 6,000 yego babanyamahamagara ntibarize ayo mazina yabo bararize ariko umutwe w'umushumba mukuru none ubwo Marira azayakira gatatu noneho aba yasezereye umunsi abashumba 143 n'abakontabure babije 143 bose basezereye ndashaka kuvuga iki rero oya banza umbwire ubwo ayo Marira yabo bantu bose azayakira byandika muri comment abadukurikiye babyandika muri comment noneho ngira ku musozo noneho ariko ikindi bataranabyandika ikindi ngiye ntekereza uriya mugabo ni umubyeyi uriya mushumba akora ibintu yabiteguye buriya hari akantu ababikiye ejo azababwira kazatuma imitima yabo igaruka bagabanye kurira ngiye kuvuga ibintu bibiri si cyakubwira ngo kino kiganiro kirambirane n'ubu yasezere harimo abujije ibisabwa ntabwo abashumba 143 bari bayoboye amaparuwase bari abarisansiye abandi bafite post graduate ndabafite ku rutonde icya kabiri yego abakontabure bose babasezereye umutwe bya ADEPR nta mushumba afite na mukontabure noneho icya gatatu aricyo ncejerejeho inkuru nziza igiye kumvikana yego nyuma yo kubasezerera numvishe ntabwo itorero ry'abaho ridafite abayobozi paruwase 30 yego umenye ko bashumba bakoze ikizamini abatsinze ikizamini nibo bagiye gushyirwa mu myanya abakontabure bakoze ikizamini kabiri bakora ikizamini rusange hahamagazwa 40 yego 40 noneho nabo bakora ikizamini kugira ngo habonekemo 30 bishatse kuvuga iki rero hagati y'aya masaha ya nimugoroba n'ejo umushumba mukuru wa ADEPR azatangaza abantu bashasha bagomba kuyobora amaparuwase cyangwa abakontabure babo muri rusange reka nkubwire rero ngewe icyo ngize hagati aha kandi ari nayo ntego y'izi shene kugira ngo twatangiye tuvuga ko turwanya umwuka wa satani ushaka gutuma abera b'Imana batazataha bantu mwese mwabonye izo nzandiko zibasezerera burundu turabihanganishije kandi tubabwira dute niba kuba batari mu nshingano kuba batari kwitwa izina runaka mu itorero cyangwa mu idini ntibibakure mu mitima inzira z'igisiyoni reka mbwira ko nabure nawe turabihanganishije rwose ariko irya gatatu tugasoza abashumba b'amaparuwasi urutonde cyarufite urutonde cyarufite hano muri agenda rurimo urutonde cyarufite hano muri agenda rurimo uragiye kubabwira ugiye kubabwira kandi gukopeza ni icyaha z'urutonde rw'abashumba b'inyangamugayo badashobora kuburamo
muri porose 30 n'abako ntabone yego abo bose rero nibamara kwicara mu ntebe zizungurutsa imodoka yavuye akayabo k'amafaranga kofi n'ibigendanye nabyo ntibazirengagize iyabisheje ku ntebe nubwo ari ikizamini ariko bamenye ko Imana izacira ubuzima n'abapfuye izaza kubarana nabo nanjye nongere nshimangire mbwira abasezere batazagarukamo ntibibakure mu mitima yabo inzira z'igisiyoni dukomeze irugendo rwasonga mbere paka mbinguni haleluya amen tubashimiye ko mudahoma kudukurikira ariko ntibagende badakoze subscribe like share mu byonde kuri subscribe maze dufatikanye kurwanya umwuka wa Satani ushaka gutuma abantu batazabona ubugingo buhoraho abantu bagumane mu mitima inzira z'igisiyoni amen amen shalom shalom